Reka twongere dushimire Imana kubwo kugira neza kwayo kwinshi n'urukundo rwayo ruhoraho. Izina ry'Imana Data rihabwa icyubahiro. Umwami Yesu atugiriye neza nanone kuko atubashishije kongera kuboneka imbere ye tutatanze amafaranga cyangwa se ngo tube twatanze ibindi biguzi byinshi byatuma hari dutekereza yuko ari cyo yahereyeho atugirira neza. Yesu wacu, Yesu dukunda, Yesu mwiza. Njya nkunda kuvuga nti ni mwiza, kandi koko ni mwiza, izina rye nirihimbazwe. Reka rero muri uyu mwanya twongeye kugira amahirwe yo kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Dusaba Imana kugira ngo idufashe kandi tugirire neza, iduhe umugisha muri iri jambo ryayo tugiye kwiga, bityo bitubera amendeze yo kuzaba mu bwami bw'Imana. Rero tumaze iminsi twigira hamwe ibyigisho bikomeye, kandi n'ubu tugiye gukomeza, tugiye kwigana ijambo ry'Imana n'ubundi rituribwira kureba ku bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Twabonye yuko hari ibimenyetso bitatu by'ingenzi, aho twabonye ikimenyetso cy'igishushanyo cy'inyamaswa, tubona ikimenyetso cy'inyamaswa, ndetse tubona n'umubare w'izina ry'inyamaswa. Twabonye yuko mu by'ukuri igishushanyo n'umubare ari byo bibanza, hanyuma ikimenyetso kigaheruka ibindi byose. Twabonye ikintu gikomeye cyane mu byahishuwe igice cya 14 n'icya 15 ndetse n'icya 16, aho twabonye amagambo ateye ubwoba, ariko akaba ari amagambo adukangurira kugira ngo dusuzume iby'imibereho yacu muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Aho batubwiye amagambo mu gice cya 14, aho batubwiye ku murongo wa 9 ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Rero ahangaha twabonye yuko hari igikorwa kibanza cyitwa kuramya, kandi iki gikorwa kibanza cyitwa kuramya, abantu benshi babayeho muri iki gihe gisoza amateka y'isi barebwa n'ibi bintu. Ntabwo iki gice kivuga kuramya bajya bacyitaho, ahubwo buri gihe baba bibereye ku kimenyetso. Ndetse yewe n'abapagani bazi yuko ikimenyetso ari cyo kintu gikomeye cyane, kuko akenshi ujya usanga bavuga amagambo akomeye cyane, bakavuga ngo ese kiriya ni ikimenyetso, ese kiriya cyari ikimenyetso, ese ikimenyetso ugasanga kizwi hose. Ariko bavandimwe nkunda, ninde wigeze atekereza ku kintu bita igishushanyo ngo nacyo agishyira ahagaragara ku buryo n'abapagani babukibona bakavuga ngo iki ni igishushanyo? Nta n'umwe. Nge rero mpari kugira ngo ibi bintu byose tubijyaniranye. Hano igice cya 14 batubwiye ikosa aho riva. Ku murongo wa 9 baravuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Ahangaha ko hari ikintu kibanza kuvugwa cyo kitajya cyitabwaho. Mbese aho ntabwo iki cyaba cyarirengagijwe kandi ari ikintu cy'ingenzi cyane? Mbese aho abantu ntibaba baryamye ku kimenyetso nyamara igishushanyo cyaramaze kubakacira? Bakaba bakireba ikimenyetso nyamara igishushanyo bakiryamyemo, kandi umuntu waryamye mu gishushanyo wese ntashobora kuzabona ubwami bw'Imana. Igihe igishushanyo cyavuzwe ko kizaba gitangiye, umuntu wese asabwa guhita ahunga akavamwo akajya ku ruhande. Hano reka nsome amagambo ari mu byahishuwe nanone igice cya 15 umurongo wa 2. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri
bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana. Aha ngaha urabona ikintu gikomeye cyane. Ubwo nagiraga ngo nkwereke uburyo igishushanyo ari kibi ndetse no kurenza gutekereza ikimenyetso, kuko hano ntibanatubwiye yuko abantu batazahagarara ku nyanja y'ibirahuri ari uko bakiriye ikimenyetso. Oya, ahubwo ni abantu baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo, barangije bakira n'umubare w'izina ryayo. Aha niho rero navuze nti mbese ibi bintu byumvikanye neza ku buryo abantu bashobora kubyumva bakavuga bati uko bisa kose turabona ikimenyetso cyo, igishushanyo byarironononsoye n'umubare birinononsora, ku buryo dushobora kuba dusigaye dutegerereje ku kimenyetso. Ariko ingorane zibaho bavandimwe bakunda ijambo ry'Imana, ntabwo ari uko abantu bigeze basobanukirwa ku gishushanyo n'umubare. Abantu bamenyereye ikimenyetso bitewe n'abigisha babo, ntabwo bigeze bababwira igishushanyo, ntabwo bigeze bababwira umubare. Noneho reka dusome nanone igice cya 16 umurongo wa mbere. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru, rivugira muri rwa rusengero, ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana, ari wo wundi ugomba kugera ku baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya n'igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi cyane. Aba bantu urumva se ingorane? Kuramya nabyo byonyine birimo birajyana umuntu ku kuba yagerwaho n'ibyago 7, kandi umuntu ugomba kugerwaho n'ibyago 7 azaba ahuye n'ingorane, kuko ubugingo buzaba bubuze, azaba yarahisemo urupfu abyihitiyemo. Bityo rero ntabwo azigera arenganya Yesu, ahubwo wubwe niwe uzaba yifitiye ikibazo. Ngira ngo rero ubwo ngubwo ntabwo abantu nzi neza yuko bizi ibintu, ariko uburyo abantu babyizeho nibwo buzerekana mwarimu wabigishije uwo ari we. Ubu tugeze mu gihe cy'ikizamini, kandi ntabwo abantu babizi neza, ntabwo babyiteguye. Ntabwo babyiteguye. Reka dusome amagambo make ari mu ijambo ry'Imana, ni mu byahishuwe, ariko ni mu gitabo by'abadivantisite bizera, abadivantisite b'umunsi wa 7 bizera ku ihame ryo kugaruka kwa Kristo 300, genda soma 339, aho bavuze ngo gukuraho umudendezo w'iyobokamana. Ububyutse bw'ubupapa buzibasira ubukristo mu buryo bukomeye. Ububyutse bw'ubupapa buzibasira ubukristo mu buryo bukomeye. Ukwishyira ukizana kw'idini kwabonetse bibanje kunyura mu ngorane zikomeye, kugasimangirwa no kwivangura kw'itorero na leta kuzagenda gukurwaho ni ruto nyuma gutsembweho, babifashijwemo n'ingufu za leta. Bazahatira abantu, aba ni bande bazabifashwamo n'ingufu za leta? Abayobozi b'amadini babifashijwemo n'ingufu za leta. Abangaba bazahatira abantu bose uburyo bwo gusenga bishyiriyeho ngaho. Igishushanyo urumva uko gikora ni uburyo bwo gusenga bishyiriyeho. Niyo mpamvu aba bantu batazaboneka mu bwami bw'ijuru ku nyanja y'ibirahure. Niyo mpamvu batazaboneka, bazagerwaho n'umujinya w'Imana. Niyo mpamvu aba bantu bagomba kuzahura n'akaga.
buri wese rero icyo gihe azaba amaze guhitamo hagati y'ubwami bw'Imana n'amategeko yayo, cyangwa se ahitemo ubwami bw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 6 kugeza 12 niho herekana uburyo ubu butumwa bugomba kubwirizwa bwose bukubiye mu buryo bwo kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, guhatira abantu gukurikiza iriyobokamana bizajyana no kwamburwa uburenganzira mu bukungu. Ntawe uzemererwa kugura cyangwa kugutunda keretse afite ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Utazemera kuramya iyo nyamaswa azahanishwa igihano cy'urupfu. Ngaho tubonye yuko ari uzanga ikimenyetso cy'inyamaswa, uzanga kuramya icyo gishushanyo cy'inyamaswa, uzanga kuramya iyi nyamaswa akoresheje muri kiriya kimenyetso, wese azagerwaho n'igihano cy'urupfu. Iki gihano cy'urupfu Ibyahishuwe igice cya 13, reka dusubireyo umurongo wa 15. Inyamaswa yavuye mu gitaka yabwiye, reka duhere ku murongo wa 14 wa 13, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Iyo nyamaswa bivugaga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se inyamaswa yavuye mu gitaka. Ihabwa guha igishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Ihabwa guha igishushanyo cy'inyamaswa. Ninde uyiha? Ni ubupapa. Ubupapa bubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika buti nimwemere amadini yihurize hamwe maze ashyireho uburyo bwo kuramya bahuriyeho, ubwo buryo mubibafashemo kugira ngo utabwumviye amategeko y'ubwo bumwe bw'amadini abagonge, noneho mwebwe mubafashe nk'ingufu za leta kuba bagirirwa nabi. Hariya tubonye yuko ikibazo cy'umuntu wabwa igihano cy'urupfu ntabwo ari umuntu wakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa, ntabwo ari umuntu wakiriye ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa ku kiganza, ahubwo ni umuntu wanze kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Hano mu Byahishuwe 15 twabonye yuko umuntu utazaboneka ku nyanja y'ibirahure ntabwo ari uwanze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure umurongo wa 2 bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. None mwene data, ikimenyetso urumva yuko ni umukozi w'igishushanyo, kandi ikimenyetso kizaza gishyira mu bikorwa ibyo gikuye ku gishushanyo. Igishushanyo nicyo gifite uburenganzira bwo guhumeka, nicyo gifite uburenganzira bwo kuvuga, nicyo gifite uburenganzira bwo kwicisha abatakiramya bose. Ntabwo ikibazo ari ikimenyetso, ahubwo ikibazo ni igishushanyo. Ikibazo naho wumvira, ikibazo naho ushobora kwigira ibyanditswe byera. Kandi nakubwiye ngo ubu tugiye kujya mu kizamini, mwarimu wigishije umunyeshuri wese arajya guhagararira ikizamini. Satani araza kuba ahagarariye ikizamini ku bantu be, kirabatsinda mu kuramya, kimwe nuko na Kristo arabahagarariye abanyeshuri be muri iki kizamini giheruka, kugira ngo arebe uko bitwara mu masomo bigishijwe y'ibyanditswe byera. Ubwo rero mwabavandimwe mwe, reka mbabwire yuko muvandimwe, umuntu wese wiha gushaka kuramya akurikije icyo Bibiliya itavuze, cyangwa se umwuka w'ubuhanuzi, cyangwa se ngo akurikize ijambo ry'Imana, araza guhura n'ingorane, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko abo bantu bazanywa ku gacuma k'umujinya w'Imana, kandi aka gacuma k'umujinya w'Imana karegereje cyane. Marayika wa 3 rero abuza abantu kuramya uko ariko kose kwashyizweho n'umuntu, ahubwo arararikira abantu kuramya gukwiriye nk'uko kuboneka mu ijambo ry'Imana. Ahari igishushanyo cy'inyamaswa kiba cyamaze kwangiza byose,
aho hantu hakwiriye kwirindwa. niyo mpamvu mu byanditswe byera hatubwira yuko tuzahura n'akarengane n'akaga gakomotse ku bijyanye n'ibi bintu byo kuramya. uko abantu bazaba baramya, ntabwo abazaba baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'abaramya Imana mu buryo yategetse bashobora kugenda hamwe. Bamwe bagomba kujya hamwe n'abandi bakajya ahandi. Bamwe bagomba kugenda bafite ikimenyetso cy'Imana, abandi bakagenda bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi ikimenyetso gishyirwa mu muntu mu buryo butatu. Ubwa mbere, umuntu yakiramo ikimenyetso ni ukuba yakiriye Mwuka Wera. Uburyo bwa kabiri umuntu yakiramo ikimenyetso ni imico y'Imana izigakorera mu muntu. Uburyo bwa gatatu ni ukubahiriza amategeko yose y'Imana, harimo n'isabato ariyo kimenyetso cy'Imana. N'umuntu rero mu buryo bw'inyamaswa cyangwa se mu buryo bwa Satani, naho iki kimenyetso kirakirwa. Cyakirwa bwa mbere mu kwanga kumvira ijwi ry'Umwuka Wera wenda hendera umunyabyaha kwihana. Ubutumwa bwabwirizwa ukumva ntukeneye no kubwumva, ukumva ntukeneye no kubutega amatwi. Icyo gihe uba uri mu buryo bumwe bwo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Uburyo bwa kabiri wakiramo ikimenyetso cy'inyamaswa, muvandimwe, ni ukwanga kuyoborwa n'Imana burundu, none ukavuga ko Satani ari ukwiriye kugutegeka, ukakora imirimo yose ya Satani kandi uzi yuko iyo mirimo irwanya Imana. Ibyo nabyo ni ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko uri ugenda ugira imico ya Satani. Uburyo bwa gatatu ni uko igihe amategeko y'Imana azaba akuweho, abantu bahatirwa kuruhuka ku cyumweru kugira ngo kuko kizaba cyashyizweho n'igishushanyo cy'inyamaswa kugira ngo hageragezwe abantu. Aba bantu nabo bazisanga bagomba kumvira amategeko y'abantu, bavuga yuko nta kibazo ahubwo bahindukire bashyire mu bikorwa iby'igishushanyo kizajya kibategeka bivuye ku kimenyetso n'umubare. Umubare uraremereye cyane n'ikimenyetso kiraremereye cyane. Ibyo bintu rero twabitinzeho kandi twabivuzeho byinshi, ariko reka tubivugeho n'iki kintu gikomeye cyane kigomba kuzabaho mu bwoko bw'Imana. Baravuze ngo mu murimo wa Gikristo paje 145 baravuga ngo birashoboka ko imbere yacu tuzakomeza guhura n'urugamba rudatezuka, n'urugamba rudatuza rwo gushyirwa mu nzu y'imbohe, kubura ibyacu ndetse no kunyagwa ubuzima ubwabwo kubwo kurwanirira amategeko y'Imana asimbuzwa amategeko y'abantu. Mbese urumva kakaga kazazanwa n'abandi? Mbese ukomeje kwibwira yuko kazazanwa na leta izabihatira abantu kuruhuka ku cyumweru, cyangwa ahubwo ibi bintu bizava ku gishushanyo cy'inyamaswa bize bisuke ku bwoko bw'Imana? Igihe kirihutira gusohora, ubwo abashikamye barwanirira ukuri bazagerwaho n'icyo kuba ufatanyije na Kristo mu mibabaro bisobanura. Umwanzi urenganya abantu azi ko asigaranye igihe gito cyane cyo gukoramo umurimo we, azi ko bidatinze azatakaza ubushobozi yari afite ku bantu kandi akanyagwa n'ubutware bwe. Kubw'ibyo ari gukoresha ubuhendanyi bwe bwo gukiranirwa bwose buri mu barimbuka. Ubuhendanyi n'ibinyoma biri gusiribanga ukuri, ubutabera no gufata abantu kimwe n'abandi. Ububasha bwose buhabanye n'ukuri buri kugwiza imbaraga zabwo. Ububasha bwose buhanganye n'ukuri burimo buragwiza imbaraga kugira ngo bujye gufatanya n'igishushanyo cy'inyamaswa bwamaze kuzura imbaraga. None muvandimwe, ubwoko bw'Imana nabwo burahamagarirwa kugira ngo bube bufite imbaraga kandi bukomeye nk'icyuma. Rero muvandimwe, ibi bintu bitatu biteye ubwoba
ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'Imana, imico ya Kristo mu munyabyaha no kwakira Mwuka Wera, umuntu wese uzaba atarabyakiriye n'ubundi ntabwo azabura kuyiramya. ashwida natanayiramya azahura n'umubare umuhitane, n'umubare nutamuhitana ikimenyetso ntazagicika. ariko amahirwe menshi ahari ni uko abantu bagiye kuzisanga bafite ikimenyetso. ni ukuvuga ko ikimenyetso mw'abavandimwe mwe bazagifatira n'ubundi mu kuramya n'umubare. mu kuramya twabonye yuko ubu turi mu gihe cyo kuramya, aho amategeko y'iyobokamana yamaze guhindurwa hagashyirwaho amategeko y'abantu, aho uburyo bwo kuramya bwamaze gukurwaho hagashyirwaho kuramya hakurikijwe ibyo abantu batekereza. kandi noneho tunabona yuko ibintu abantu bagiye kuzahangana nabyo ni ibintu bitatu. icya mbere ni igishushanyo, icya kabiri ni umubare, icya gatatu ni ikimenyetso. kandi hari abantu bashobora kuzaba batarigeze baramya igishushanyo, ariko bitewe n'ikibazo umubare uzabateza, bitewe n'ikibazo cy'umubare uzamara igihe kirekire cyangwa gito, ariko ugakanda hababaza ukavunira mu ivi ku mugani wa wundi. ndagira ngo mbabwire yuko aba bantu bazisanga bakiriye ikimenyetso kandi batabishakaga, keretse gusa abantu bazaba bafite ikimenyetso cy'Imana ihoraho mu ruhanga rwabo, ari cyo kugira Mwuka Wera, imico y'Imana mu muntu, ndetse no gukurikiza isabato y'Imana. ariko abandi bose ndagira ngo mbamenyeshe yuko bagiye kuzahura n'ikibazo gikomeye cyane, ari cyo kizaba gikomeye kurusha n'ibindi, cyitwa umubare. ndetse abantu benshi kubwo gukuramya igishushanyo bazisanga n'umubare bawakiriye, bitewe n'uko banze gusubira inyuma. kandi uko bazajya bagenda bakira niko bazisanga gusubira inyuma batabishobora. rero aba bantu, nshuti muvandimwe, ndagira ngo ngusabire Imana kugira ngo utazaboneka mu bantu bagiye kuzahura n'iki kibazo cy'umubare, bagahura n'ikibazo cy'igishushanyo. wenda nubwo igishushanyo cyaba cyararinganyije kikakujyana, yenda nubwo igishushanyo cyaba cyarakuriganyije ukabona wisanze mu kuramya kwashyizweho n'umuntu, ndagira ngo ngusabire Imana kugira ngo igufashe uhindukire uyu munsi, wakire ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, maze wakire ijwi ry'Imana riri kukurarika rigusaba gusanga Imana, uryumvire, ube witeguye kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho no kugira imico y'Imana, bityo ubashe kubahiriza isabato yayo yera. ikindi kandi muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo weho wariganijwe igihe kirekire, ukaba uri kwanga kumva ubu butumwa buheruka, ukaba uri kwanga kumva iby'igishushanyo n'umubare bihana imbere bikomeye cyane, ukaba ugihanze amaso igishushanyo, ikimenyetso. ndagira ngo nkubwire yuko uri kwibeshya cyane, umeze nk'uko wajya gutegerereza ubwato ku kibuga cy'indege. ni nk'uko wajya gutegerereza imodoka mu nyanja ngo igutware. ibyo bintu ntibishoboka. ahubwo ndagira ngo nkubwire yuko ibyanditswe byera byavuze ibintu bitatu, kandi ibyo bintu bitatu bigomba gukorana mu gihe giheruka, nk'uko n'ubundi mu Byahishuwe igice cya 16 habitubwira. reka mpagusomere kugira ngo dusoze aya magambo. haravuga ngo umurongo wa 13, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Umwami Imana ishobora byose. ibi bintu nabyo ni bitatu. kimwe ni inyamaswa, ikindi ni umuhanuzi w'ibinyoma, ikindi ni ikiyoka. ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka mibi itatu mibi isa n'ibikeri. urumva uburyo ibintu biri gukorana: ubupagani, ubupapa ndetse n'ubuprotestani. mbese urumva ukuntu amadini ari kugenda agwa. mbese urumva ukuntu batubwiye ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka. ikiyoka kivuga ubwami bw'ubupagani, cyangwa se kivuga za leta
ziyobowe mu buryo butemera Imana, kabone nubwo zaba zemera Imana ariko zikaba ziyoboje igitugu. Ariko ubundi ikiyoka kivuga ubwami cyangwa se ubutegetsi bw'abantu cyangwa se ubupagani. Ni ikiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa. Inyamaswa yo iboneka mu Byahishuwe igice cya 13 ivuga Roma, igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Noneho umuhanuzi w'ibinyoma ni inyamaswa yavuye mu gitaka cyangwa se ni ubuprotestani. Ubuprotestani bugiye kuzagera hasi cyane. Amadini yifatanye n'iriya nyamaswa ivuga mu Byahishuwe igice cya 13 nibarangiza bajya gusaba ubufasha ku kiyoka. Ikiyoka kizaba ubufasha bwo kubasha kurwanya ababarwanya. Rero ndagira ngo ngusabe nkwinginga, niba muri ibi bitatu byose nta na kimwe cyemewe, umubare, igishushanyo n'izina cyangwa se ikimenyetso, igishushanyo nicyo kibanza, umubare ugakurikiraho, ikimenyetso kiraheruka. Rekomandansiyo zose z'igishushanyo, iby'ikimenyetso byose gikora kiba kibihabwa n'igishushanyo. Ndagusabira rero mu izina rya Yesu kugira ngo Imana iguhe umugisha kandi kumvisha ijambo ryayo mu buryo bukwiriye, ikomeze kukugirira neza no kukuyobora, indindane nawe twese hamwe. Imana iduhe umugisha, mbisabye nizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Ugize neza Mana idukunda, turagushimye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rwawe rwabanye natwe kuva kera kose kugeza na n'uyu munsi ubihimbarizwe. Tumaze kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo uduhe ko ryaduhindura rikaturema nk'uko ushaka, tukaba twiteguye kwakira ikimenyetso cyawe. Ubitubashishe rero, tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Maranatha.